Witwa nde? Mugabekazi Charity. Mugabekazi Charity. Mugabekazi Charity. Wanze kwitaba umuhamagaro kubera iki? Imana imbabarire. Amen. Imana igira gute? Muhereze. Ijoro arayemo mama uragumaho. Ijoro abamo. Nago uyu mukobwa turaziranye. Muhereze microphone. Turaziranye. Ntabwo tuziranye. Ariko waje hano urushye pe byari byanze. Ndabeshya. Muhereze microphone Charity. Ntabwo mubeshya nje. Iriya migambi rero uyishyire hasi kuko Charity agiye gufata ukuboko akwambutse hanyuma yuzura umwuka wera abashe kugukura mu cyumba cy'umwijima wari urimo kugira ngo nawe mubahimbaza n'abashima Imana ubashe kubamo. Sibyo? Sibyo? Aha. Mugabekazi. Karame. Mugabekazi. Karame. Ugomba kumwambutsa. Ego. Urumva byiteguye? Yasha. Okay. Korera Imana. Yesu ashimwe. Amen. Mureke mumfashe muhaguruke mwubahaye amavuta turimo dusengane. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana y'inyembabazi nyinshi, Imana y'urukundo rwinshi, nyagora ku ngoma we umwanya nk'uyu nguyu, umugoroba nk'uyu nguyu uko ubyemeye. Mwami Imana ndi imbere y'amaso yawe, ndabizi kuri Imana igira neza, ndabizi kuri Imana ishobora byose, ndabizi kuri Imana yamvanye mu mwijima, ndabizi kuri Imana yampamagaye, ndabizi kuri Imana ishobora byose kandi igira neza. Uri Imana ishobora byose kandi nkubonye kenshi ukora. Uri Imana y'inyembabazi nyinshi, nyaguhora ku ngoma we. Ndi imbere Kristo we. Hallelujah. Mana ndakwinginze kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe manuke muzeho. Mana ndakwinginze kugira ngo ubwoba bumushiraho. Mana ndakwinginze kugira ngo umuvane mu mwijima. Kristo wera nta kintu kijya kikunanira. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana y'inyembabazi nyinshi. Uri Imana itabara kenshi. Mu bushobozi Imana yaguhaye, mu gukomera Imana yaguhaye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nukuri ndakoresha iminota mikeya. Imana y'imbabazi cyangwa se Imana yatanze imbabazi tukababarirana twese, nta kindi cyasigaye usibye urukundo. Ndashimira Imana rero yagukoreyemo kuko abakize bagahana imbabazi hari byinshi biriho birafunguka. Nagiye mbona ubuhamya nyuma y'ibyo Imana yavuze, hari byinshi byagiye bifunguka. Rero ikintu kimagaritse hano ntago nukuri ari ukubatumira, nukuri muzaze ushaka wenda azegere Kenny ari hariya arebe ko imyanya ikisigayemo, kuko ntago nahagara hano ngo ntumira abantu ntazi ko imyanya irimo, kandi nzi ko hari amakuru make mfite yuko imyanya ishobora kuba yarangiye. Ariko mushobora kwegera Kenny kugira ngo ahabe. Ariko indi mpano ndi butange, uriya mukozi w'Imana wagize anniversaire ndifuza kuzamugurira nanjye tike. Hari ahantu wakoreye Imana, hari ibintu byiza ukora. Iki ni igihe cyawe cyo gushininga, kuzicarana nawe rero bizanezeza. Ariko nubwo imyanya yari yashize nabibereka, nashyize table ya Prophet Ernest ku mwanya wayo, ndavuga ngo uyu mwanya ni ndakorwaho. Ni table ya 7, nicyo kintu kintangaje. Hanyuma table yawe yitwa ngo yitwa warahabaye. Muha umwanya wa 7, ndavuga ngo azicaranaho n'abantu 8 we azashaka, akicara nabo kuri ayo meza, agasangira nabo, akaganira nabo, hanyuma nkaramya Imana. So table yawe rero yari table ya 7 kandi table yitwa warahabaye. Turi hano yavugaga ko twibuka ko Imana yahabaye. Rero uko byagenda kose iyo niyo table ye isigaye, we ni uzabikora uko abishaka. N'umuntu wese washaka kujoininga azamucaho, hanyuma buzuze table yanyu, hanyuma nyine izaba ari table
ya Prophet Ernest. Namwe rero niba mushaka kumukora surprise kuri uwo munsi, uzi kugira ngo umuntu ahagare hano buri munsi abaha, namwe rero nk'abakristo beza, namwe nyine murabyumva simba kopeje, namwe muzagira icyo mukora nyine, abumva icyo umwuka abwira amatorero. Hanyuma rero mpagaze ahangaha kubera yuko Imana ariyo yabyanzuye, nkuko nabibabwiye ntago mbafata umwanya muremure. Hanyuma wenda Kenny niwe uza amakuru, birangoye kuvuga aya makuru, ariko iki gitaramo ndashima Imana yabanye nanjye mu myaka 22 ishize muri uyu murimo. Uyu murimo rero reka nkubwire, ntushobora kuwukora udafite urukundo ngo bizabe byo, ariko urukundo ruzabasha kutugeza ku ntego zacu. Nategetswe kuza ahangaha gusenga hanyuma nkataha. Amen. Nategetswe kuza ahangaha nkasenga hanyuma nkagira gute, hanyuma rero abasohoka nibasohoke, abinjira nibinjire, hanyuma nsenge, hanyuma nzi ko hari icyo Imana iri bukorera ubuzima bwanyu, kuko hari icyo nasabye Imana, hari icyo nayibwiye. Nzagaruka hano hari ubuhamya, nzagaruka hano hari izindi ndirimbo nshyashya ndi kuririmba. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo abasohoka basohoke, abinjira binjire. Ndashimira Imana ku bantu yabohoye, ndashimira Imana kuko ninde wumvishije imbabazi muri rya joro, kubabarira, akamaro ko kubabarira, akamaro ko kubabarira, akamaro ko kubabarira ninde wakumvishije? Hari uwabashije kubabarira wa munsi, hari icyo byazanye mu buzima bwacu. Rero ndumva nshaka gusenga isengesho rivuga kurindwa. Hanyuma yo kubabarira hariho kurindwa, kuko nyuma yo kurindwa tugiye kwakira amasezerano yacu menshi, kandi nyuma yo kurindwa tuzabasha kubyica. Amen, 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 amen. Hindukira mugenzi wawe mubwire ngo kuko mbizi ko Umwami Imana azagutabara, ntabwo uzamwara. Kuko mbizi ko Umwami Imana azagutabara, ntabwo uzapfa ahubwo uzarama. Kuko mbizi ko Umwami Imana azagutabara, ntabwo uzaguza uzaguriza. Kuko mbizi ko Umwami Imana azagutabara, ntabwo uzirukanwa uzakirwa. Kuko Umwami Imana agutabaye, nawe uhinduriwe izina. Umwami Imana agutabaye, nawe waseka. Kuko Umwami Imana agutabaye, nawe watanga ubuhamya. Kuko Umwami Imana agutabaye, nawe winjiye ahera. Haleluya. Muhindukirire nkubwira akanyu mugiye kumubwira. Murebe, hagira umuntu ureba mugenzi we. Niba nta muntu uteye ubwoba hano, hindukira mugenzi wawe umubwire ngo ndeba neza, kuko ngewe ku wa kane, ku wundi wa kane nta muntu uzabasha kumenya. Ndeba neza, kuko uwundi wa kane hari ikintu kizaba cyahindutse. Mubwire uko waje. Oya, mubwire urugendo rwawe. Waje na moto, waje n'amaguru, waje byanze, ariko mubwire ngo ku wa kane nzaza mfite nanjye amapine 4. Ku wa kane nzaza nanjye nje gutanga ubuhamya. Haleluya. Igihe cyose utihanurira, ndakubwira, igihe cyose utihanurira ntabwo biza vuba. Ariko ntegekwa gusenga, nategetswa kandi kantu, mukuri vata mu kanwa kanyu. Ntabwo igihe cyose profeta azahora ababwira ibyiza kandi mwe muzi ibyiza mukwiriye. Amen. Ndumva shaka yuko abantu tuzabana mu mugoroba w'icyubahiro bazaba bafite ubuhamya. Bazaba ari abantu bicaye nubwo batabyina, ariko inyama zo mu nda zikajya zibyina, cyangwa inyama zo mu mutima zikajya zibyina. Amen.
mfite icyo nshaka kubwira umuntu umwe wenyine. Muranyemereye? Simwampaye iminota 35 maze gukoresha 17. Amen. Amen. Nigeze kubwira King ngo ashakire indirimbo yitwa Rendez-vous, ariko hari umuntu ushaka kubwira muri iri teraniro ngo Rendez-vous yawe n'Imana n'uyu munsi. Hari ahantu usaba appointment bakakubwira ngo ntabwo araboneka, nta nubwo azaboneka vuba, cyangwa bakakubwira ngo wandike wongere wandike, cyangwa bakaguha kondisiyo zikugoye. Ariko ndakubwira ngo Rendez-vous yawe n'Imana n'uyu mugoroba, ntabwo ari ejo, ahubwo n'uyu munsi. Hallelujah. Ntago Imana iri available for you, irahari ku bwawe. Wikomeza kuyishakira kure kuko iri muri wowe imbere. Icyo yavuganye nawe no kugikora izagikora. Icyo yasezeranye nawe nta kabuza kizasohora. Hari ukuntu ushobora kuba winjiye ahangaha mu materaniro ya mu gitondo kugeza aya masaha, ariko ntabwo nshobora gutaha atampaye umugisha. Ntabwo nshobora gutaha ntafitanye Rendez-vous n'Imana. Igomba kumbwira ukuntu bigomba kugenda, igomba kumbwira ukuntu ngomba kubisingira. Ntabwo ari ejo, ahubwo n'uyu munsi. Ngereka kuri icyo, ntabwo mfite imbaraga nyinshi, ndananiwe. Ariko hari igihe uba mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye, ariko burya nubwo itagutabarira muri icyo kibazo, muzahuriraho cyari kukwicira. Uyu mugabo namukunze, ahantu hose ikibazo cyagombaga kumwicira niho igisubizo cye cyaturutse. Nanjye rero ninjiye ahangaha mbabwira ngo hari igihe uba mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye. Hari igihe uvuga uti niba n'abantu bantaye, niba ariko urihe Mana, ariko ngufitiye amakuru. Ntaho yagiye, yari hari biba, iracyahari, yakubereye maso, niyo mpamvu kibasha guhumeka, n'uyu munsi iraza kukwigaragariza. Ariko mfite ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Ese nutabarwa ntuzibagirwa? Umva nk'ibanga rero ryo gutabarwa. Numara gutabarwa, babandi bakugiriye nabi, babandi bagutereranye, ntabwo ari cyo gihe cyo kubatererana, ahubwo ni igihe cyo kubahobera, ni igihe cyo kubakunda, ni igihe cyo kubaha icyubahiro. Aho wakiburiye uraza kukibaha, nibo bantu Imana igiye kugirira neza. Amen. 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 Kandi ndashimira Imana yuko buri muntu wese waciye muri iri teraniro urupfu rwamukuweho. King, sinzi ko iyo ndirimbo iri buboneke, yabonetse. Indirimbo ya tebo ya Prophet. Ufite tebo yawe ya 7. Gira mugenzi wanjye Imana yarahabaye. Rero impamvu nashyizemo uriya muziki no kugira ngo nkumvishe ibiri inyuma. Mfite indirimbo ivuga ngo amaso y'abaguseka, kure y'akanwa k'abakuvuga, niho yagushakiye icyicaro. Ati mwana wanjye tuza, reka ndirimbe Yesu ari ku ngoma, reka ntete kuko data ari ku ngoma. Ese mvuga iki? Ese mvuga iki? Yanyishyuriye imyenda yose. Hey! Mvuga iki? Ko yangize icyaremwe gishya. Ubundi umwana we ubwe yirengagije iby'ejo byose. Hey! Mvuga iki? Ko yangize icyaremwe gishya.
ubu ndashima hahandi kure narindi iyi si yarangiza ikindi we ntiyitaye ku ikamba rye yaramanutse aransanga kure y'amaso y'abanseka kure y'iminwa y'abamvuga niho yanshakiye icyicaro ati mwana wanjye tuza haleluya ntabwo nyine nshaka kuyiririmba ndayifite ariko izasohoka muri iki cyumweru kigiye kuza hanyuma rero Prophet anyemerere ndamwubaha nanjye kandi hari icyo Imana izakora mu byo tuzagaragaza cyangwa se muzasaba dushima Imana nibigiye kubakika n'ubuhamya rero ntabwo ndi buve hano ndava hano nsenze kandi ndava hano mpesheje umugisha kuko impamvu mfitiye ntabwo ari amafaranga gusa ahubwo impamvu mfitiye ntabwo ndi buve hano utayimpaye kuko iyo tuvuganye nyuma y'amateraniro tuba abandi bantu icyo ngicyo Imana yashyize muri wowe ntutinye kukimbwira kubera isi kubera ko n'isi yose izakibona oya reka ndekeraho ndananiwe ariko ijambo ngufitiye nuko utagomba gutinya guhamya Kristo kubera yuko arakora kandi ibyo agiye gukora muri wowe nta kabuza agomba kubikora kandi bizagaragarira buri muntu wese ikintu ngiye gusengera rero ngiye gusenga Imana nkuko nabitegetswe ariko ngiye gusengera umuntu umwe gusa nanone ntabwo ari mu iteraniro ryose ngiye kumusengera kugira ngo abe ikimenyetso cy'uko Imana ivuga n'ibyo yavuze kuva kare igiye kubikora kandi nta kabuza ikintu cya mbere agiye gukurwaho ni umwuka w'ubwoba ni umwuka w'ubwoba agiye gukurwaho kandi namara kuwukurwaho Imana nta hantu itari bumugeze muhamagare tumusengere nta kibazo murabinyemereye kuko nitumara kumusengera nanjye ndabasha kwakira imigisha yanjye twagakomeje ariko ndananiwe nyine protocol uriya nzanira uyu mumama tumusengere cyangwa umukobwa sinzi wambaye ikoti y'umukara uri ikimenyetso cy'uko Imana ikiza kandi igira neza urakunzwe kandi warababariwe kuva uyu munsi ugomba kugenda wemye ubundi nta muntu usibye ko Imana yambwiye nkimubona irambwira ngo tumusengere ubwoba bumuveho wowe uzakomera kandi ntago ndi uwa mbere ubikubwiye sindi uwa kabiri ariko ubwo bwoba ufite ntago ari wowe ni igitinyiro cy'Imana igiye kugukoresha kubera ko nkunda abantu bishimye sinifuza kubona umuntu ufite agahinda yambariraho agenderaho agenda gutyo ariko agahinda kose kagomba gushira abaguhemukiye nyine barahemutse abakubeshyeye barakubeshyeye ariko Imana yakomeje guhagarara nawe mu buzima bwawe ntaho yagiye n'uyu munsi iracyakora imirimo uburyo uba wageze hano ntuzi uburyo biba byagenze ariko naje nk'ikimenyetso kivuga ngo ndasenga ariko ngo utumweho ngo nkubwire ngo humura bivuze aho ngo umuntu atahe yarafite icyemezo runaka kubera kunanirwa ngo agitahane sibyo agomba gutaha ari uwundi muntu mushyashya kubera ko randevuye n'Imana n'uyu munsi ntabwo ari ejo turakoresha ikimenyetso cy'ubuhanuzi
mama Prophet ngwino umuhobere basabona haririra nawe. Amarira warize ndayahinduri ndirimbo nshya nibizokwama biruko nikwagize umure aravuze birarangiye amarira warize ndayahinduri ndirimbo nshya. Ndashima Imana ko igikiza imitima kandi igikiza akababaro igakiza agahinda ko mu mutima. Ngiye gusenga rya sengesho, ntabwo naje gutumira, naje ku bwawe. Ntabwo naje mu kindi gikorwa, naje ku bwawe kugira ngo nkubwire yuko iyindi migambi yose ihamanye n'iy'Imana, ahubwo umugambi wo gushikama ikaguhoza amarira niwe ugomba guhama. Nubwo wagira gute, nubwo nta bitotsi na bimwe wabonera hariya, ahubwo ibitotsi byiza ugiye gutangira kubibona uyu munsi aho waje imbere y'Imana. Uwakubabaje wese azaca ku birenge byawe, uwakubeshye wese azaca ku birenge byawe, kandi azagusaba imbabazi. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo ugwize imbabazi nyinshi muri wowe, kuko ugiye kuba umukobwa w'Imana, aho wiswe amazina menshi, aho wiswe ikindi kintu kidakwiye, aho ibyawe byagiye bisenyerwa. Ugiye kwitwa umukobwa w'Imana kubera ko wabaye imbere y'Imana. Erega iyo udafite ishyari nawe Imana ikugeraho. Ariko Prophet, Imana iguha abakobwa beza bazatambagira isi yose, bakuweho imibabaro, wakuweho agahinda kenshi. Oya nibyo, kandi nawe ureke kugira ubwoba, kuko igihe cyawe cyo gukora ugitindijeho gatoya. Vuga ubutumwa, vuga mu ndimi, senga, hanura, vuga ibyo urota bishyire hanze. Uyu mumama simbizi cyangwa umukobwa, kuki uri gutinya? Ufite ubwoba bw'iki? Hari gahunda ufitanye na Satani, ko ufitanye gahunda n'Imana yaguhamagaye. Harabura iki ngo utangire umurimo? Oya ndarangiriza kuri uyu nguyu ko ndananiwe Mana. Urabura iki ko Imana yaguhamagariye kuvuga? Akanwa kawe urakazi, icyo uvuze kijya kiba. Akanwa kawe iyo warakaye icyo uvuze kiba ku muntu, ariko uracecetse tu, ntabwo ushaka kwakira umugisha. Sinzi ubwo bufite, iyo siyo ntebe yawe, ahubwo gukora niho wahamagariwe. Bushire ubwoba bugire bute? Muramuzi? Afite ubwoba? Afite ubwoba? Kandi murabizi ko ari umukozi w'Imana. Nibyo? Murabizi ko ibyo arose biba ari byo. Biraba. Ariko afite ubwoba. None se nugira ubwoba urasanga biri bugende biti? Ngwino hano tukwihanishe basi ngire ntese. Ngaho ngwino hano bagusenge. Ubafite n'ubwoba bwo kujya imbere y'abantu we. Nyamara ufite amavuta menshi ku buzima bwawe. Ikintu ngiye gukora rero ntimuzi nga mbere ku buryo Imana ikora. Ni wowe ugiye kumusengera kugira ngo yambuke ijoro arimo. Ari mu mwijima udasanzwe w'ubuzima bwe. Ndasenga Imana ngo ikuzuze imbaraga, abari ubikoresha ibashe kugukura ahangaha. Ntasinzira ngo arota darkness. Nibyo? Nibyo? Ibi byose biri kumubaho n'ukubera ko watinze guhaguruka. Hari abantu batindanye imihamagaro bayicaranye aho ngo murayicarana bizagende bite? Muratinya ngo bavuge, n'ubundi nibicara bazavuga.
kubera ko bavuze uratinya guhaguruka ngo uvuge icyo Imana yashyize muri wowe, nta bizababuza. Ariko se kuki nsigaye nanjye nsigaye ntazi ibyo ndimo, nsigaye menya mvuga ibintu biri tafu cyane. Ariko sinshaka ko twicara, ahubwo iki ni igihe cyacu kugira ngo dukore, sibyo? Ugiye kumusengera, witwa nde? Mugabekazi Charity. Mugabekazi Charity. Mugabekazi Charity, wanze kwitaba umuhamagaro kubera iki? Imana imbabarire. Amen. Imana igira gute? Muhereze. Ijoro arayemo mama uragumaho, ijoro abamo. Nago uyu mukobwa turaziranye. Muhereze microphone. Turaziranye? Oya ntabwo tuziranye. Ariko waje hano urushye pe, byari byanze. Ndabeshya? Muhereze microphone Charity. Ntabwo mubeshya nibyo. Iriya migambi rero uyishyire hasi, kuko Charity agiye gufata ukuboko akwambutse, hanyuma yuzura umwuka wera abashe kugukura mu cyumba cy'umwijima wari urimo, kugira ngo nawe mu bahimbaza n'abashima Imana ubashe kubamo. Sibyo? Sibyo? Aha. Mugabekazi. Karame. Mugabekazi. Karame. Ugomba kumwambutsa. Ego. Urumva ubyiteguye? Yasha. Okay. Korera Imana. Yesu ashimwe. Amen. Mureke mumfashe muhaguruke, mwubahaye amavuta turimo dusengane. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana y'inyembabazi nyinshi, Imana y'urukundo rwinshi, nyagora ku ngoma we, umwanya nk'uyu nguyu, umugoroba nk'uyu nguyu, uko ubyemeye. Mwami Imana, ndi imbere y'amaso yawe, ndabizi kuri Imana igira neza, ndabizi kuri Imana ishobora byose, ndabizi kuri Imana yamvanye mu mwijima, ndabizi kuri Imana yampamagaye, ndabizi kuri Imana ishobora byose kandi igira neza. Uri Imana ishobora byose kandi nkubonye kenshi ukora. Uri Imana y'inyembabazi nyinshi, nyaguhora ku ngoma we, ndi imbere Kristo we. Hallelujah. Mana ndakwinginze kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe manuke muzeho. Mana ndakwinginze kugira ngo ubwoba bumushiraho. Mana ndakwinginze kugira ngo umuvane mu mwijima. Kristo wera nta kintu kijya kikunanira. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana y'inyembabazi nyinshi. Uri Imana itabara kenshi. Kristo wera. Turaguhamagaye. Hallelujah. Turakwambaje. Kristo wera. Mwana w'umukobwa. Mwami Imana ari imbere y'amaso yawe, akeneye ubutabazi bwawe. Nakumanukira gukora no kwiyubahisha, gukora Imana y'inyembabazi. Urakoze urakarama papa kubyumvishe, urakoze urakarama kuri Imana igiye guhagarara nawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Dukomereye Yesu amashyi menshi. Amen. Umubwire congratulation, nawe igihe cye cy'ibirori kirageze. Amen. 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 Prophet ntabwo nzi yasohotse, araje, kuko icyo nategetswe naje ku bwawe, nta kindi kintu cyanzanye mu by'ukuri. Naje ku bwawe, kandi uriya mugambi nyine witureka burundu, sibyo? Nyuma ya hari uzatange kandi ubuhamya ushima Imana kuko ikugiriye neza. Amen. Hallelujah. 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 Ngiye kuzivuga ari zirindwi, ikuzimu babyumve, tubabuze umutekano kubw'ubuzima bwawe. Ndakwinginze dufatanye tugiye kuvuga haleluya zirindwi, tubabuze umutekano ikuzimu, kuko Yesu ari ku ngoma. Ndazivuga ari zirindwi, ikuzimu babimenye yuko wavuze haleluya. Iyo ataza kuba Uwiteka umubisha aba yakumize bunguri. Imyaka ugezemo ntabwo warayigezemo, ijoro ryakeye ntuba warisimbutse, ariko kubera ko Imana ikigutije ubuzima, tugomba kugaragariza kuzimu yuko
Yesu ari ku ngoma. Amen. Ndavuga iya mbere nitugera ku ya karindwi nawe wakira ibyawe ntutaha udacakiye ibyawe. Amen. 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 Ugiye kwakira imyaka yawe, ugiye kwakira kubaho kwawe kwiza, ugiye kwakira ibyiza nyuma yo kumenyekanisha yuko we kwisi hari umuntu uri kwisi ugiye kubuza kuzima amahoro. Hallelujah! 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 Mana turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Ndagushimye ko hari icyo ukoze mu materaniro y'uyu munsi. Ndagushimye ko hari icyo uremye. Ndagushimye mwami Imana nziza ko hari abo wambukije. Ndagushimiye ko hari abo wongereye igihe cyo kubaho. Ndagushimye yuko uri Imana igira neza. Ndagushima yuko uvuga bikaba kandi ugategeka bigakomera. Turakiriye imigisha yacu, turakiriye kubaho kwacu, turakiriye gakondo yacu, turakiriye kukugira neza bukira bugacya. Uri Imana yaturemeye ibihe, uri Imana yaturemeye byinshi byiza, uri Imana irema umunezero mu cyimbo cy'amakuba. Urakoze Yesu, turagushimye, tugukuriye ubwatsi, twibutse aho wadukuye, twibutse ko twabyutse bikemera, tuributse dufite impamvu zo kugushima, dufite impamvu zo kuguhimbaza. Kubw'ibyo rero data tukuragije n'ibiri imbere. Ijambo ryawe ravuga ngo tukwikoreze urugendo, turakuragiza n'ibiri imbere. Urakoze muri aya materaniro meza, mwungeri mwiza, ko wabanye n'ubwoko bwawe, ko wumvishije gusenga kwabo kandi hakaba ari icyo ukoze. Ni wowe ugira icyo ukora ukakirema kandi kikaremeka. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana turagushimye, Mana tugukomeye amashyi, Mana tukuvugirije impundu. Mwami turagushimiye, wagize neza nanone Mwami. Turagushimiye Mwami, turagushimiye ku bana bacu urinze, turagushimiye ku ngo zacu urinze, turagushimiye ku butabazi utanze. Oh Yesu ushimwe, Mwami Yesu Kristo. Oh haleluya. Yesu turagushimye ko twakumvishije. Ndanyuzwe mu mutima Shaka
mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga uretse iri gushima tuzahora tuguhimbaza ibyo ukora birahambaye oh narindi jambo nshaka kuvuga uretse rigushima nanyuzwe umutima wanjye mfite indirimbi bihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. haleluya dukomereze amashyi menshi cyane reka icyanzanye ngikore umushumba azansabira umugisha ntabwo ari ubwa mbere yabasabiye umugisha ngo mubone ariko aho mpamagarirwa ni kure kandi niwe ugomba kunyambutsa ndakwinginze kugira ngo uzunsabire umugisha mujye mumenya kwiba imigisha yanyu namwe mwisabire Amen. usibye igushima ndanyuzwe